bampa inka y'ingumba ngo ninyishyire kwa mama Mariamu igifasha abapfakazi bahagorewe bahaba batagira shinge na rugo kandi je yakira igifasha abashyitsi ndagenda uyishoreye bayigurisha ifaranga ntiyari inzira yo kuyishorera barayigurisha baguha amafaranga ndapakira muri malete n'undi mumama umwe w'umuyobozi w'abamama turagenda ndamwegera gitanda cyaho yari aryamye batereka intebe ku ruhande turaganira mubaza ibibazo bishoboka mwumva iby'Imana yamukoreye ko atitumaga ari bito ari bikomeye ari bito yabyariraga aho ngaho kandi mu gitanda abana n'umugabo ayo yose narayamubajije arambwira ati nkubwire ikisi ndamwegera gitanda cyaho yari aryamye batereka intebe ku ruhande turaganira mubaza ibibazo bishoboka mwumva iby'Imana yamukoreye ko atitumaga ari bito ari bikomeye ari bito yabyariraga aho ngaho kandi mu gitanda abana n'umugabo ayo yose narayamubajije arambwira ati nkubwire ikisi Imana rero yampamagaye muri iyo myaka turi mu buhunzi turi abanyage muri bwihebe turi muri klima y'ubushyuhe bwinshi tutari tumenyereye kuko twavukiye ahantu h'imbeho ariko Imana ntaho itasanga umuntu numvaga ijwi rimpamagara rimbwira ngo nimpunge urubanza rw'ibyaha nkabirwanya kuko nari umuhereza wa misa abapadiri barantanguranwaga ko mbahereza misa iyo muri 73 Imana intungira urutoki ko njya mu Rwanda nari mfite abandi bantu dusenga n'Imana babiri bati turafatanya nawe ntiwagenda wenyine dufatana inzira duci Bukavu mu buyobozi bukuru bw'itorero dusaba ibyangombwa umuyobozi representa legale arabitwima umumissionnaire bari bubitu nize theologie mfite impamya bumenyi ariko sinzirata ndazifite pe ariko nirata nabonye utinda mu mwuka wera cyane nari umuriro w'Imana wari waracanye mu mutima wanjye kandi koko nabwirizaga ubutumwa nk'uko bikwiriye icyo gihe wenda niba wanyemerera nkubwire nsimbutse ngeze igihumbi cyane rwose sigaye iminota mikeya ngira ngo nk'isahimwe numva yuzuye umwuka wera mu rusengero ariko aravuga ku zindi ndimi ndatanga ubwo buhamya nizeye nemera kw'Imana yamusanze yavuze ku zindi ndimi arahamya ko yabonye umucyo waka mu rusengero ntatara ryari ririmo icyo gihe ariko umucyo abona umucyo waka naho kwa Mariamu mama Mariamu nagiyeyo turaganira itorero ryacu ryampaye inka bagurisha inka y'ingumba barayimpa nari mvuye ku ishuri ubwo nari mvuye Bukavu ku ishuri cyangwa Tanzania twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bacu amahoro Imana nakomeza abane namwe aka kanya rero turi kumwe na Bishop agiye kubabwira amazina ye turi kumwe na Neberu Nshya na Sam Murokore TV mu kiganiro tugiye kuyoborwa na Jerime ni karibu mukomeze mukurikirane amateka y'uyu musaza agiye kutuganira byinshi bigiye bitandukanye mukomeze mugubwe neza rero kandi amahoro y'Imana nakomeza abane namwe mwibuke gukanda subscribe kuba tarayikanda na share mugahereza inshuti zanyu kuri kino kiganiro ni karibu inshuti zacu yego murakoze ndabashimiye abatureba hano muri kamera amazina yanjye nitwa Sinayigaye Muhemeri James ndi umushumba w'itorero rya Christian Church mu Rwanda njyewe warishinze n'umuntu umuyobozi waryo yego
nahamagawe n'Imana mu myaka za 67 ndavuga nakira agakiza nakiriye agakiza batizwa n'umwuka wera ntarabatizwa mu mazi agakiza ka Yesu Kristo maze kukumva maze kukakira numvise umuhamagaro munini wo kugenda sura amatorero mbwiriza ubutumwa twara ahantu turi mu ruhungo rw'intambara ya Murere amavuna amavuko yanjye ni muri Kongo yego navukiye muri Kongo mu ntara ya Sud Kivu yego nkuriramo ndi umunyeshuri usanzwe mu itorero rya Gatolika n'iryo abavyeyi banje nabasanzemo ariko habaye muri iyo myaka turi mu ruhungo turabihebe nk'abantu bacitse ku icumu amatungo amaze kunyagwa abandi barapfuye Imana yandokoye mu basigaye muri iyo myaka ya za 67 agakiza k'Imana rero kanjemo ndabirwanya cyane ariko hanyuma njya kwemera mfatwa n'imbaraga z'umwuka ntabashaga kurwanya ziramfata zirantungura zintura hasi ntarabatizwa n'umwuka ntarabatizwa mu mazi Imana igumugisha ariko mbere yaho gatoya dushimye Imana kandi tuguhaye ikaze twagira ngo nubundi mbere yo kugira ikindi kintu tuvuga cyangwa se mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina reka nubundi dusenga Imana tuyirarike kugira ngo ibane natwe idushoboze kandi ituyoboze ubwenge bwayo ituyoboze n'umwuka wayo wera Mana turagushimye tugushimiye kuri mwiza tugushimiye yuko uduhaye ubuntu bwo kuboneka imbere y'iyi kamera tugushimiye abafatanyabikorwa ba Neberu Nshya tugushimiye kandi umushyitsi uduhaye umubyeyi mwiza Mwami Imana wamugiriye neza waramutoranije uramukunda icyubahiro ni icyawe nyemerera rero muri uyu mwanya turi kuri iyi kamera turi muri iki kiganiro umwuka wawe wera abane natwe udukoresha iby'ubutwari nk'uko n'ubundi wagiye umukoresha iby'ubutwari mu gihe cyashize reka n'ubu ngubu no kuri iyi kamera wongere umwiyereke wongere umushyigikire kandi Mwami Imana abazakurikira iki kiganiro nabo bazahabwa umugisha nawe tugushimiye neza yawe mu izina ryiza rya Kristo Yesu amen yego kumvisha umwirondoro wawe utari mutoya ariko ndatangaye ni ukuvuga ngo Imana yaguhamagaye ngewe ubwanjye ntaranavuka watangiye gukorera Imana ngewe ubwanjye ntaranavuka ndabyumva ariko nari ndi mu mugambi w'Imana byari mu mugambi w'Imana yuko nzavuka kandi nkaba ndi kuri iyi kamera twicaranye hano uri mu mbwira imirimo n'ibitangaza Imana yagukoresheje ngewe ntaranavuka yego kandi Imana yarakoze rero bakunzi ba Neberu Nshya uyu mubyeyi cyangwa se uyu mushumba wa Christian Church uyu muyobozi wayo Imana yamukoresheje ibikomeye ngenda muzi ni umubyeyi wanjye ni umumenta wanjye ni umupapa wanjye nkuko nubundi ari umubyeyi w'abana benshi cyane ni umubyeyi ashumbya abantu benshi cyane ashumbya abapasiteri hari ashumbya abavugabutumwa mbese ni umubyeyi namugiriyeho umugisha mu buryo burenze bumwe ni nayo mpamvu nifuje yuko uyu munsi twakwicarana kuri iyi kamera kandi nawe ukurikiye iyi video nawe ukamugiriraho umugisha rero mubyeyi uhawe ikaze tuganirire
Imana iguha umugisha. Uratubwiye ngo wari umukatolike. Yego. N'ababyeyi bawe bari abakatolike cyane. Kandi muri intro numva ko Imana yagiye mu buryo bwinshi butandukanye. Ariko ukaba warugeze ahantu, warugeze ukuntu Imana yaguhamagaye. Karibu. Imana rero yampamagaye muri iyo myaka turi mu buhunzi, turi abanyage, muri bwihebe, turi muri klima y'ubushyuhe bwinshi tutari tumenyereye kuko twavukiye ahantu y'imbeho. Ariko Imana ntawe itasanga umuntu. Numvaga ijwi rimpamagara rimbwira ngo nimpunge urubanza rw'ibyaha, nkabirwanya kuko nari umuhereza wa misa. Abapadiri barantanguranwaga ko mbahereza misa, mbafasha ngahereza. Yewe bari baranyigishije n'ikilatini. Bumvaga wa umupadiri, bumvaga ko bazampindura umupadiri rwose. Yego. Ariko Imana si wo muga. Ababyeyi bansaba ko ngora ubukwe, bansabira umukobwa, ndamwakira, turasezerana imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Yego. Turangije tugiranye umwaka umwe gusa, Imana irambwira ngo ninjye mu Rwanda muri 73. Uri mu cyo twitwa twebwe ukwezi kwa buki. Ukwezi kwa buki. Imana ibiragutuma. Imana ibirantuma. Mba ndaje niko nasabaga ibyangombwa by'urusengero, itorero ryacu rya Pentecote muri Kongo ryitwaga Sepak. Yari sepeza icyo gihe, uyu munsi bayita Sepak. Wakirijwe muri ADPR. Muri ADPR rwose. Yego. Niryo torero ryambyaye. Nuzura umwuka wera. Amen. Mwinshi cyane. Imana irankoresha mw'abantu. Haleluya. Haleluya. Imana rero mubo yankoreshaga bwose yambwiraga kuvuga ubutumwa. Iyo muri 73 Imana intungira urutoki ko njya mu Rwanda. Nari mfite abandi bantu dusenga n'Imana babiri, bati turafatanya nawe ntiwagenda wenyine. Dufatana inzira duci Bukavu mu buyobozi bukuru bw'itorero, dusaba ibyangombwa. Umuyobozi representa legale arabitwima, umumisiyonera bari bubiduha. Turambuka mu bitangaza by'Imana, dushyikira Igihundwe. Ari representa legale w'amatorero yajagagera iwacu yitwaga Kapitula. Niwe wari umurepresenta legale, aratwakira, aducumbukira iwe muwe mu rugo. Cyari igihe kigoye, tubivugisha ukuri imbere y'Imana, cyari igihe kigoye cy'amakimbirane y'amoko. Ariko ntibatubonaga neza ngaho turi abantu bavuye muri Kongo. Baravugaga batabana, bashobora kuba ari abatasi, bashobora kuba ari abantu baje gutata igihugu. Ariko iby'ukuri umwuka wera yari yabitubwiye, kandi twari kumwe nawe. Urajya umbabarira kugira ngo urajya umbabarira kugira ngo tutagira umuntu turiganya cyangwa se kugira ngo tugendere rimwe. Utubwiye yuko Imana yagutumye hano mu Rwanda muri 73. Yego. Ariko ngo hari abasore mwasenganaga. Yego. Ese muri icyo gihe mu gusenga kwayo wari umunyamwuka mwinshi? Imana yari yarakujuje umwuka mwinshi? Kuko ngewe nkurikije ukuntu nkuzi, nkurikije n'ibihe mba nkubonana, nkurikije n'amavuta mba nkubonana, sibyo? Nibaza yuko noneho ukiri mutoya, kubera yuko Imana niyo yari ikinaguhamagara. Njya mbona iyo Imana igihamagara umuntu ukuntu aba yaka, icyo gihe Imana yavuganaga namwe iki? Icyo gihe ibihe byari bimeze gute mu kwegera Imana, mu gusenga Imana? Imana
nk'uko byatangiye ku munsi wa Pentecote yego naje gukurikira amashuri ya theology nyuma kandi ndayafite nayize henshi nibuka yuko uri n'umwarimu muri theology nigize kujya kwiga Bibiliya ngusangayo uri n'umwarimu uri gutanga amasomo mu bantu bigishaga yego ndahugura ndatanga amasomo nize theology mfite impamyabumenyi ariko sinzirata ndazifite pe ariko nirata nabonye utinda mu mwuka wera cyane nari umuriro w'Imana wari waracanye mu mutima wanjye kandi koko nabwirizaga ubutumwa nk'uko bikwiriye icyo gihe wenda niba wanyemerera nkubwire nsimbutse ngeze Igihundwe cyane rwose ngeze Igihundwe baratwakiriye batujyana mu rusengero rukuru rwa Byayayandi yego uwo mushumba mukuru representant legal capitula yaratujyanye aduha imyanya ngo tuvuge ubutumwa abone ubutumwa dufite mbese yari nka test aratujyana ariko sinirata Kristo ahabwa icyubahiro amen rwose umwuka wera aramanuka twasohotse muri iyo nzu badukurikira baduhomerera abakristo abaririmbyi abakuru b'itorero na representant legal ubwe bavuga bati mwaje mu gihe gikwiriye kandi rwose sibye ko nyine batubwiraga bati ntibimeze neza ariko turi kumwe namwe ariko umwuka wera arabahamya umwuka wera araduhamiriza imbere yabo barumirwa baravuga bati hano hari Imana idutumye haba bati Imana yadutumyeho abagabo twavuye aho atugabura ku matorero ye yose yaratujyanaga kuri paruwasi imwe Gihundwe aho Gihundwe twahageze icyumweru turahava tujya mu yandi maparuwase tukagira icyumweru rimwe na rimwe akadutumana na ba missionnaire kuko yarabafite yego bamara gushyika bati ntacyo dukora ni wowe ukora abacu nabo baradutatanyaga umwe akajya hamwe undi akajya ahandi ariko iyo nagiye ndihamiriza ibyanjye ibyo nabonye yego missionnaire w'umuswise twajyanye yego igishyita muri Cyangugiriya hajya ikibogora twarahageze tugiye gutanga ifunguro ryera aravuga ati ni wowe mwigisha ni wowe utanga n'uruhimbi kandi nari umubwiriza butumwa ndaraba umupastori ariko ibikorwa bitewe n'imbaraga yambonanaga n'amavuta arambwira ati rwose ntacyo nkora wowe ngaho nkora imirimo yose korana n'abakuru b'itore buke tugira ifunguro ryera ndagasore gatoya gatyaye ariko karyoshye kuzuye umwuka wera naragurukaga rwose naragurukaga kumva umwuka aranjyana nanjye nkamwemerera ubu ndi umusaza nyine ndiyimira ndimetiriza ariko icyo gihe ntibyari inyemereraga nuko reka ntanga ubuhamya bumwe aho twagiye ku murenge dusanga hariho umuntu ugize gatatu yarafunganye na asima ni kera muri 73 n'imiti yari itaraje iboneka iyo kubongerera umwuka utudupompe tutaraboneka ariko baravuga batuyu yananiwe guhumeka kandi agiye gupfa tumuhagarara hejuru tuvuga izina rya Yesu twakumurira araturika nk'uko shamburiyeri yaturika araturika icyuka karahwama arahwereraho akanya gatoya tubona arabyutse yiruhusa ati icyo ni igitangaza cya mbere nabonye yego n'amaso yanjye turahava turakomeza umwuka wera akambwira nabibwiraga abagenzi banjye yego akanyereka akambwira ati kuko nabonaga umugani w'imbwa zikurikiye impongo impongo nkabona impongo iragenda imbwa zikayiza mu rurari zikayisanga zaza kuyisanga aho ikaba yagiye zigakorikiza ururari nazibonye izo nzozi gatatu gakurikirana nkabwira abagenzi banjye ariko umwuka wera nsobanurira ko
ari abantu bagenda baduhiga ibyo dukora, batata ibyo tuvuga, batata ibyo twigisha, bagenzura. Finalema umunsi narababwiye nti umunsi tuzarangiza ubutumwa turangije ntibazadushyira mu maboko kandi tuzitaba mu maboko ya leta. Niko nabibabwiye, niko byanagenze, niko byagenze. Turafungwa. Badukuye ahantu mu Bugarama, ahantu hitwa Nyakabwende, saa 12:15 turimo turirimba, ikorari zateranye tuvuye kuvuga ubutumwa. Sinavuga ibintu byakoretse mu butumwa byo abanyabyaha barihanaga, barwayi bagakira. Twari mu muriro w'Imana. Uwo munsi bugorobye hari saa 12:15, abapolisi 5 baraje n'imbunda 5 badutaho ibirenge bati hano hari abantu babashyitsi ni mu baduhi. Revera Pasteur wari uhari aravuga ati ndabafite, bafite rekomandasiyo yabo, ndabereka ibyangombwa bandikiwe n'igihugu cyabo na representant legal yabahaye uburenganzira, kandi barangije ejo bazataha. Bati turabashaka. Ko nabibonye nuko byagenze. Badushyira imbere, yagaragaje kuvuga ati ndabishingiye ni mureke barare bazaze mu gitondo dore n'ijoro. Nta modoka dufite ibatwara. Bave hano mu Bugarama bagende n'amaguru bagera Igihundwe. Sindi Igihundwe ni harya ku Rusizi hasi. N'umunaniro n'inzara. Bati ntitubasigaga turi intumwa zitimirwa twatumwe. Twahavuye nijoro, batwikorera imitwara baririmbyi, kwaya nyinshi, ikorari nyinshi. Twari igicu cy'abantu nabo bapolisi nabo turi kumwe ku maguru tugenda. Twahagurutse saa 1 duhuruka iyindi saa 1 ya mu gitondo. Mwaraye mugenda. Twaraye tugenda. Inkweto zidushiriraho ziratanyaguka. Hari mu kwezi kwa 4 hari imvura nyinshi. Inkweto ndana kaburimbo zihari muri uwo mwaka wa 73 rwose. Muri 73 nuko turuka kuri prefecture bitondo, baratujyana baratwinjiza mu biro bya prefet. Bati abantu mwadutumiye nawe, batereka mpamagare representant wabo wabazanye. Ahamagaye Kapitura, representant legal, aratujyana sinzaraza dusangaho. Turinjirana muri ofisi, baratubaza ingendo twagenze, batubaza ubuhamya, turababwira none niki mugeze hehe, twarangije uyu munsi dugutaha, muduhe amahoro dutahe. Atubwira amagambo akomeye, ngiye kuvuga ibintu bikomeye kuri kamera, ariko aratubwira ati mucukire murekera. Kapitura ni umurepresentant legal twemera, afite abakuru bitorera, afite abavuga butumwa, afite abandi benshi bazakora umurimo muri iki gihugu. Tidukeneye, ntago mwebwe tubakeneye, dukeneye abantu b'abakongomani ni mutahe. Abakongomani bibyihindure batari bo b'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda biyoberanya. Bati mugende amasaha 28 mwe mwagezi wawe muri kuri ubu butaka. Fata inzira, presentant legal tugeziwe, baratwakira baratugaburira, bamara dushyira mu modoka no kuri douane turataha. Ubwo ni ubuhamya. Ariko se Bishop, nzi yuko n'ubundi natwe abatoya hari igihe Imana idutuma, yadutuma rimwe na rimwe ntiduhuze n'abo twashakanye nabo, bakatwimira ugasanga rimwe na rimwe batubereye umutego. Wowe utubwiye haruguru yuko Imana yaguhaye ubutumwa bwo mu Rwanda umaranye n'umudamu wawe ukwezi kumwe. Ese umwaka umwe, ese umubwira ngo Imana irantumye mu Rwanda mu kindi gihugu atanazi,
yabyakiriye ate? ntibyari byoroshye gusa tubishakana nawe twagiranye imyaka 4 tutarabyara. Yego, twagiranye imyaka 4 tutarabyara. Ari muri 72 ubwo twashakanaga. Abaye muri 73 nibwo nahamagawe n'Imana kuza mu Rwanda. Ariko icyo gihe yari yaraye yuzuye umwuka nawe. Naramwigishije gusenga. Naramubwiye ntiwaje ushaka amatungo hano, ntiwaje ushaka amafaranga, ntayo mfite, nta mitungo mfite, ariko mfite Yesu. Ugiye gusenga wenyine Imana ikuzuza umwuka. Nibyo mbona byiza. Uzavaho umaze gukomera, ujye usenga wenyine Imana igira ikikora. Isigaye iminota mikeya ngira ngo nk'isaha imwe numva yuzuye umwuka wera mu rusengero ariko aravuga ku zindi ndimi. Ndatanga ubwo buhamya nizeye nemera ko Imana yamusanze. Yavuze ku zindi ndimi, arahamya ko yabonye umucyo waka mu rusengero, nta tara ryari ririmo icyo gihe, ariko abona umucyo waka. Yumva ururimi rwe ruhindurwa mu kanwa, avuga ku ndimi. Amen. Avuga ku ndimi cyane. Igisubizo ku mudamu wawe wabonaga ari uko Imana yamwuzuza umwuka wera. Nicyo nari nkeneye. Nari naranabibwiye Imana. Uyu muntu ndashaka ko yuzura umwuka wera. Yuzura umwuka wera, avuga ku ndimi, abira ibyuya, arasakuza. Ibyo umwuka wera namure murabizi. Uri kumva na Yesu buriya ngo impamvu yifuje yuko bariya bigishwa be Imana yabuzuza umwuka wera, yego, baramugoye cyane. Baramugoye, yababwiraga iby'umwuka bo bakumva iby'umubiri. Ariko nawe ubona bitewe n'umuhamagaro wari ufite, bitewe n'umurimo w'Imana, bitewe n'amasezerano wari ufite, wabonaga umudamu wawe ashobora kuzakubera inzitizi n'abo umunyamubiri. Uyinginga Imana kandi irakumva. Wari umwiye utese yabyemeye ate? Namubajije ikibazo, ese ko Imana imuriye kujya mu Rwanda kandi turacyafitanye umwaka umwe, nta mwana turabyara, nta nanda utwite, urumva uzihangana? Atese icyo yarambaje ngo se ngo Imana igutegetse ko muzagirayo iminsi ingana iki? Toya, Imana nta minsi yaduhaye, ariko ibyo ari byo byose turagiye, ntabwo tuzatinda. Urabinyemereye? Ati niba Imana yabivuze ndabyemeye. Yari afite umuriro w'umwuka. Kubwa wa mwuka arakwemerera. Imana ishimwe. Turasengana, ndamusezerera, turagenda, turahava turagenda. Nuko niko nashobojwe n'Imana. Igisubizo cyanjye ku Mana nuko yamfashirije umufasha nawe akuzura umwuka wera, akaba mu byanjye, akamenya ibyo nakurikiye, agatozwa gusenga, amenya gusenga. Kandi twarasenganye muri iyo myaka 4 tutarabyara. Twabanye n'Imana ikora ibitangaza rero cyane. Twanzwe n'abantu, abaturanyi baraduhagurukira, abapfumu n'abarozi baraduhagurukira kubw'imbaraga z'Imana batashakaga ko zimanifesta. Ariko nanone turabana nawe, ab'intwarikazi, abo umuntu wumva, abo umuntu wemera icyo Imana ikora ko ari cyo, kandi kadutsindira tukanesha. Nuko Kapitura n'ubuyobozi bw'igihugu bibaye ngombwa ko bababwira ngo musubire muri Kongo. Usubiye muri Kongo. Ariko kandi umuhamagaro urakomeza. Rwose umuhamagaro urakomeza. Sinongeye kwambuka hakurya y'ikindi gihugu. Ni muri Kongo. Abaye muri 50 mu 1973 ubwo na gatatu nibwo twari mu Rwanda. 74 twagumye gukora imirimo yo gusenga, tukagira ibiterane
ibyo biterane tukabivugamo ubutumwa. Nari ntarajya ku ishuri rya teoloji, ariko nakundaga Bibiliya yari mu mutwe wanjye, amaverse bibilike yari yarapakiye mu mutwe, sinakubwira, nari umuriro. N'ubu ndizinga ibyibukanye cyane ariko amaverse ndabizi niyo udafite Bibiliya ugahagarara uvuga Bibiliya nkaho uri kuyisoma, uvuga Bibiliya ngo uyisoma. Tugakora ibiterane, tukajya mu zindi ntara, ahabaye ihuduma niko bazitaga, n'ibiterane by'amasengesho, abavuga butumwa tukajyayo, bakadutumira kujya mu Minembwe, bakadutumira kujya mu Bibogobogo, bakadutumira kujya mu zindi ntara, bakadutumira muri Nord Kivu. Nabwo nagiye muri Nord Kivu n'undi musaza witwa Kiraga, ari hari igitaramo n'uyu munsi yabonye Passion, naho twahabonye ibitangaza by'Imana. Biriya bintu baye bavuga imasisi, baye bavuga igicanga, hariya hose narahazerereye mbaye bavuga ubutumwa. Ese Bishop, dusubiye inyuma gatoya benda kuri uwo musozi waboneyeho Imana yaguhamagariyeho, cyari igihe tujya twumva yuko n'ubundi hari abantu Imana yahakoreshereje imirimo n'ibitangaza. Tujya twumvamo Mariyamu, tujya twumvamo uwari se wa Gitwaza Kajabika. Yego. Abo bantu hari aho mwahuriye nabo mu murimo w'Imana cyane. Kajabika we, Kajabika n'uwitwa Mudagiri babaga hamwe mu Bijombo. Mudagiri umupapa mwiza cyane, wuzuye yabaye na hano umunsi wo kulansa kiriya gitabo cyane. Uriya icyambere ni umukwe wacu mu miryango, kandi nanjye iwabo ni sekuru wa madamu. Mu Bijombo niho nakoreye imirimo myinshi. Mu Bijombo kandi niho kwa Kajabika na Mudagiri. Uriya Gitwaza yari umwana muto mu korari, mutoya w'umwana, yabaga muri korari ku rusengero iwacu. Ubwo we wavugaga ubutumwa, wari muri korari ari umwana rwose, umwana mutoga yaje kuhava nyuma, agiye mu ishuri, yagiye Gisangani, ariko naho ndi yayize amashuri menshi. Yego, sinzi ko byagenze, si ibyanjye kubivuga, reka byihore. Ariko iby'ukuri narazerereye aho hantu, nahavuze ubutumwa, nahakoze ibiterane by'urubyiruko, kuko naje kujya ku ishuri rya teoloji i Bukavu, bagira imyaka 2, Imana inkoresha ibitangaza. Nabaye uwa mbere muri homiletike, ubuhanga bwo kwigisha. Umuzungu wari diregiteri w'ishuri, ni nawe wari mwarimu w'iryo somo, arankunda angira umuyobozi w'abanyeshuri n'abari muri classe supérieure narageramo. Kandi nawe wari umunyeshuri. Kandi nanjye nari umunyeshuri. Ampereza responsabilité yo kujya ntanga imashini zo kwandika, nkandika ibitabo, gutiza abantu biblioteke, gusabira abanyeshuri impushya bagenda, ari ukunkunda. Iryo somo ryiwe rya homiletike na doctrine nabifataga nk'uhaye ugotomera amazi. Warabigotomeraga. Ni naho umwuka wera yansanze, ngiye kukubwira. Yego. Kuri iryo shuri rya Bibiliya. Yego. Twagiye gusenga n'umupasiteri mwene data wacu, yaguye mu ndege imwe yisha abantu mu Minembwe. Arabyumvise. Imwe yisha abantu benshi mu Minembwe. Niho Imana Yesu araniyereka mu ijoro, arambwira ngo naragukunze, ampamagara mu izina ngo nzakujyana mu ijuru ry'Imana. Imana ishimwe. Ngo nzakujyana mu ijuru rya Data. Uko. Amen. Ega byiza, mbega Mana yanjye, mbega Mana, umunezero urakuzo, uranicura motora ndawera neza no. Aho naboneye ibyo twakoraga by'ingendo z'abanyeshuri muri sorti zo muri weekend. Navugaga ubutumwa, abapasiteri bahari bagatinya. Kandi yewe ndi umunyeshuri. Uri umunyeshuri. Sindaba na pasiteri.
uko niko Imana yagiye inkoresha, yego, niko Imana yagiye insanga, niko Imana yagiye inigaragariza. Naho kwa Mariyamu, mama Mariyamu, yego, nagiyeyo turaganira, itorero ryacu ryampaye inka, bagurisha inka y'ingumba, barayimpa, nari mvuye ku ishuri, ubwo nari mvuye Bukavu ku ishuri cyangwa Tanzania, kuko nigiye Tanzania, nigiye ni Bukavu, nigiye no muri Kenya, na hano narakomeje. Bampa inka y'ingumba ngo ninyishyire kwa mama Mariyamu, igifasha abapfakazi bahagore bahaba batagira shinge na rugo, kandi igihe yakira igifasha abashyitsi. Ndagenda uyishoreye, bayigurishije ifaranga, ntiyari inzira yo kuyishorera, barayigurishije baguha amafaranga. Ndapakira muri malete, n'undi mumama umwe w'umuyobozi w'abamama, turagenda turaganira nawe, yakiraga abantu benshi bavuye hirya no hino, ariko ndamubwira nti ndashaka by'umwihariko njyewe nganire nawe. Ati ndaguhamagara. Turataha, turamusigara, turataha. Mu nyuma baza kumpamagara, ndagenda ndamwegera ku gitanda cyaho yari aryamye, batereka intebe ku ruhande, turaganira, mubaza ibibazo bishoboka, mwumva iby'Imana yamukoreye, ko atitumaga, ari bito, ari bikomeye, ari bito, yabyariraga aho ngaho kandi mu gitanda, abana n'umugabo. Ayo yose narayamubajije, arambwira ati nkubwire iki se? Ati ko kandi yari mukuranduta cyane, yari mukuranduta, muri iyo myaka yarandutaga cyane, yarakurutaga, kubera ko n'abana be nabonye ari abasaza. Ati kuko uri umukozi w'Imana, ndakubwira byose, akambwira byose idonido, ubana n'umugabo. Naramubwiye nti mpa ukuboko kwawe, ampa ukuboko. Mariyamu uyu ni umubiri wawe, niko wari usanzwe kuva utarabona iyi mpano. Uri kumubaza? Ndi kumubaza. Atoya, ati byagiye bihinduka hakurikijwe nyine imyaka, n'igihe amaze kuri ubwo buriri no mu nzu. Ikiganza cye cyari cyarabaye iki? Atunga umwana w'uruhinja, udutoki twari twaroroshye cyane, twarabaye n'inzobe cyane, kuko sinari muziga mbere ngo menye imihindukire, ariko yari yarabaye trefine, umubiri we worohereye cyane. Wari utangajwe n'ikiganza afite n'umubiri afite. Uri umugore nk'abandi bagore, umugabo wawe murabana. Ati yarapfuye, ariko twarabana. Ubwo matare yari yarapfuye, wagiye umugabo we yaramaze gutaha, akakwegera nk'umugore. Numvaga mfite ubutwari bwo kumubaza cyane, akakwegera nk'umugore n'umugabo we, ati cyane umeze nk'abandi bagore, rwose umeze nk'abandi bagore. Nzizana uko kuboko kundi, azana ukundi kuboko kwari w'isaha. Iyo saha yari ifite ubuhamya, yari isaha yari yaragiye kuyikoresha aho iwabo irananirana, ayituma i Bukavu. Yari isaha ihabwa manivere, basunika gutya, zimwe saha za kera basunikaga bazihereza manivere, murabyumva. Yanga gukira, barayigarura, ngo iri ku kuboko k'uyu muntu, araza arayimukorera, iba automatique. Ubwo ni ubuhamya yanibwiriye, simbeshya, imbere y'Imana gutya. Ati hinduka automatique. Uyibyara, abana wabonye se? Ndabyara. Yego. Hari amakuru numvise bivuga ko uryama utwite, wajya kwicura ugasanga umwana iruhande rwawe,
kandi ngo akaza muri kawuci ntaze mu ngobyi nk'iy'abandi babyeyi ngo asohoke mu ngobyi ngo byigusigareho ngo bigene gute ngo ariko akaza muri ati ibyo bakubwiye nibyo. Yesu arabiguhamiriza arabimbamiriza ndashaka témoignage ndashaka ubuhamya nyabuhamya ngenda ntazawongera kubaza abandi bantu ngo mbaze ngo ibi bigenda nibibi nkuru mbarirana nibibi nkuru mbarirana aho umva se uya wumva amasantima nk'abandi ba ati cyane ati ndi umuntu nk'abandi n'umugabo wawe akagutinyuka nukumeze n'ibyo bintu bikuri wakakurinda ati umugore n'umugabo turavugana ibintu bene ibyo turabicumbigisha ndi ngaho mbwira hari itorero rya Kadeze muri Kongo bari baravuze ko ngo yahanuye ko hazaza idini ngo ridakorera Imana ari ry'iryo Kadeze tibibwire ni warabihanuye ni wowe wahanuye ko Kadeze itazajya mu ijuru ati ndakubwira ibyo navuze ati njyewe narose inzozi ati nagiye kubwiyereko ati nguko n'ubundi ngenda n'ubwo yaragiye yego turagenda turategura ngaho yagiye mwiyereko wicaye aho ngaho utegereje igihe ari burivire barampinda ndataha buriya barakubwiye ati rero kuva agiye ntiwamenya igihe azazira igende ugenda utanamusezeye oya yaje kugaruka ukiraho ati burya ati umuntu aje avuga ikintu yavuze ati bakongeraho ibintu ati aho hanze hari abantu ati bajye bagorora amagambo bakacurika n'ayandi ati njyewe sinavuze ko Kadeze sinigeze nasamira Kadeze nta Kadeze numvisha ati gusa narose inzozi ati nibonye yerekwa ndiyo ati bavuga ngo hari idini rizaza ry'inzaduka ngo abantu b'Imana ntibakarijyemo ngo abantu b'Imana ntibakarijyemo ndiye navuze idini icyama yavuze icyama ati nuko navuze ati ariko ngo baje kuvuga ngo barahinduye ngo ni Kadeze ngiye wabibati ntabyo navuze atahandi imbere y'Imana sinabeshye ibyo turabicumbirije kuko nabyo bari babintumye ngo nzobibaze kuko byateye intambara rugura abantu barangana basubiranamwo ngo kubera gupingana ngo bamwe bagiye muri Kadeze ariko icyo gihe ni itorero ryagiranye ibibazo na representant legale wari uhari Ruhigita umukongomani abari bamusize arabatenga arabaca ngo bajya kwishakira idini Kinshasa bahita bajya muri iri rya Kadeze bajya muri iyo rya Kadeze ariko ntabwo ariko mu by'ukuri ntabwo yari yahanuze yuko ari iryo ngiryo gusa we yari yavuze ko hazaza idini hazaza icyama yavuze n'idini yavuze ntabwo yigize aperesiza ndigeza aperesiza n'itorero iryo ari ryo cyangwa icyama icyo ari cyo ngo akivuge mu isi bo barimagine babishyiraho bose banyenye ibyo ndabikubwiye ubyumve umuntu nuko niko nabibonye turaganira ibindi byose gakambwira iwanyu abapasiteri banyu atarabona abavuga mu mazina twumvishe yuko uwamusuraga yanamuhaga mesaje yamubwiraga icyo Imana imubwiye kuri we ese wowe hari ubutumwa bwawe personel Imana hari icyo Imana yavuganye nawe inyuze muri Mariyamu ivuze muri Mariyamu yarambwiye ngo mwana wanjye undaga kuvuga abantu bine batoza bitaga abantu mwana wanjye ndakuzi naho utuye nahari iwajya akambwira akagereranya ataranahageze ari mu mwuka gusa hari yahuye se ngo oyo uvuga ibintu biri Masisi ukabivuga ngo ugacanga ugaca hariya
ariko nyine akakubwira ati ndakuzi neza n'Imana irakuzi Imana niyo ikuzi cyane kurusha njyewe icyo no kubwira ambwira utuntu nyine tunemeza kuko akuzi kandi uri umwana w'Imana. Nuko ishuri ryaje kurangira ukomereza hehe ubwo ngubwo? Ubwo rero ishuri ry'i Bukavu rirangiye aho nari ndi Bukavu nicyo gero gita yahoze atenga abapasiteri ngo bamusize njyewe nisabira buruse yo kujya muri Tanzania. Nahabaye imyaka 3 naho mu bitangaza by'Imana yaransangaga. Nasanze uriya mu mama Domitira, nasanze uyu mugore wa Gatabazi aba ba Assemblée de Dieu, yego Gatabazi Christine, niwe yari umwarimu nawe yaratwigishaga mu batwigisha, kandi yari sekreteri wa nani w'iryo shuri. Ninjye wanahagaze, ninjye wamuhagarariye mu bukwe tumusezeranye na Gatabazi. Nabaye mu ruhande kuko yazaga njyana iwabo kwaga kwandibise. Twarahabanye imyaka 3 ndahava. Ndaza mvuye muri 84 nibwo narangije ishuri. Ndaza muri 85 inama iraterana yitorero ngo bangira umushumba. Nibwo bandambitseho ibiganza ka pasiteri uzayobora urubyiruko rwose rwo muri Sud Kivu. Sud Kivu iraruta u Rwanda rwo kwinjiramo 3. Ni nkaho wari uyoboye u Rwanda 3 mu rubyiruko. 3 uruyobora nk'igihe kingana imyaka 5. Imyaka 5 nahavuye nsubira ku ishuri inani Tanzania Kenya. Then subira ku ishuri nanone kwiga theology kuko niwo wari umutima wanjye. Neze ko numva wize amashuri menshi cyane. Ego narayize pe kandi idodoma aho muri Tanzania nahabaranye nabo bantu mbana n'abarimu beza b'abazungu b'abanyamerika bampereza za gift z'impano. Ibitabo mfite hano bikomeye cyane birimo igitabo nahawe n'umwarimu kubera kunkunda cya Dex Bible. Ni Bibiliya isobanura ibintu bitangaje mu buryo bwa Bibiliya. Yarambwiye ati niyo utokongera amashuri kuraye ariko ukabufite iki gitabo ndakiguhaye. Ni nk'amateka ya Bibiliya. Amateka ya Bibiliya isobanuye ifite mwibigiriki, ifite mwibiheburayi, ifite nzayikwereka hari irimo ndayifite. Ati yabigukwiriye kuko nzambona umukozi w'Imana. Nagiye mbona impano zitangaje z'abantu. Ndahava nibwo naje 85 nibwo basengeye kuba umuyobozi w'urubyiruko rwa Sud Kivu yose Sud Kivu yose. Ni nk'u Rwanda wo rwinjizamo 3. Ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo imyaka 5 irangiye ubwo ngubwo nibwo wagiye ku ishuri? Nibwo nagiye ku Kenya. Ubwo uvuye reka nsubire buke gatoya aharyoshye. Saharyoshye n'ubuhamya bw'Imana. Maze kurambikwaho ibiganza ngo nyobore urubyiruko muri iyo myaka 5 narakoze imirimo y'Imana ngakora ibiterane. Bikazamwe abapasiteri, bikazamwe ba representa, bikazamwe abo bapasiteri bose bakaja bikabamo ndagiri bariya n'abandi bose. Ari ngiye uyoboye kabaha imyanya bakigisha nanje ubwanjye nkigisha. Ndumuriro mfite ubwenge, mfite ubumenyi. Ariko Bishop ibintu byawe biraryoshye kukumva nta wahaga. Ariko mfite ubuhamya bw'uko hari umudamu wari ufite ikibazo cy'ubugumba, ariko uhishurirwa icyateye ubugumba. Ubwo icyo gihe ni muri icyo gihe, muri iyo myaka ni muri 89 muri 89 nza kurangiza gusezera ku mirimo y'urubyiruko. Niwo mwaka nasezera. Ariko njya muri shaba mwivuga butumwa. Imana inkoresha ibitanga. Nasanze igiterane kirimo amatorero menshi ahantu hateraniye 7,000
irindwi. Ubwo ni nka stade Amahoro ubu bari kubaka iriya yo ni ntoya buzuye ibihumbi 7 mu giterane. Ari wowe bategereje, ari yewe wawe kuvuga ubutumwa ibihumbi 7. yego nukuri Imana ishimwe. Nkanareba nkabona iyo nasohotse ninjye wari ufite mikoro, nakoreshaga microphone yashira bakampereza ibindi, ariko navuye muri ubwo butumwa mu mugoroba nguyu Bukengeri. Kubwo Bukengeri niko nari natamye, babyita narushye, nduhutse ndyamye, numva umusenyeri wari uyoboye icyo giterane arabyukije. Hano hari abantu baje gushaka kandi wacu baranshakira iki se wa mubyeyi? Ati byuka ubumve. Ndabyuka kandi ntibajya babarira, nari nkiri muto byo, yego nari ngifite imbaraga nyinshi, apana ni muri 80. Ako ni umutarananiro. Nuko ndabyuka amakuru neza, ndabasuhuje. Yari umugore niwe wari waje, ariko umugabo yasigaye mu rugo. Ati turabashaka mu rugo. Kugira gute? Bari bafite n'igihugu cyari gikize, babona abashyitsi umwe wese agashaka ngo ajye kubafungurira. Ndamubwira ati niba ari amafunguro nta yandi nshaka, nkunda amata cyane. Bari baranywaga amata menshi, nta mata nshaka, wandetse nkaruhuka. Si amata ngwino. Ariko pasiteri uwo mushumba akaba abizi, tumva afite ibibazo, genda mujyana, genda umwumve. Turajyana. Ari kumwe n'undi musore ari muri Etazo. Turagenda turashyika turicara. Ati tubaha amata mu ntoya, mutubwire ibyo mushaka kutubwira, ariko nta mata tijuse rwose. Nuko ati uyu ni umugabo wanjye, dushakana tumaranye imyaka 15, twabuze umwana, ariko kuri uyu munsi ingendo twakoze ku bitaro, twagiye mu bitaro by'Abanyamerika i Manono, n'abaganga bavura cyane baba specialiste, ariko nta kintu batumara. Twasubiye inshuro nyinshi, twagiye no ku bindi bitaro binini Kareme, ariko ntacyo twabonye byaranze. Ariko hari icyo twabonye muri wowe, mufite impano y'Imana, kandi tubagirireho umugisha, mudufashe, mudusengere Imana iducikure, tuvane muri ubu bugumba. Imyaka 15 myinshi tumaze kuba bihera, kandi ntiturwaye, ntaho tubabara. Numva ko bibira munda, numva ko bibira. Nukuri sinokubwira ngo nasomye aya verse, sinokubwira ngo naya. Rimwe nasomye ni mu gitabo cyo Kuva 23 na 26, havuga ngo mu gihugu cyawe ntawe uzakuramo inda, ntawe uzagumbaha, uzapfa ushoje imyaka yawe neza. Bene ibyo, bene uko, kandi byose byari muri Yobu 5:26. Urabyibuka nk'ibyabaye. Ndasoma mbwira mugenzi wanjye ati wahaguruka dusenge. Nimupfukama. Bagipfukama, tangiye gusenga, ninjira mu mwuka. Amen. Ninjira mu mwuka, ngiye kubona mbona utudayimoni tubiri mu nda y'umugore, ngo turasimbuka, tugasimbuka. Numva ijwi rimbwira ngo tegeka abo badayimoni nibo babujije umwana
iyo umugabo agize ejaculation akarekura intanga, abo badayimoni barazica, barazirira nicyo cyabujije, ariko bategeke basohoke. Ndategeka, ndategeka mu izina rya Yesu, sohoka. Kamwe mbona ko gasimbuka karataragurika gahagarara mu muryango, ndagategeka risohoka mu izina rya Yesu. Karagenda karasohoka, hasigaramwe akandi kabinagira ngo n'uyu nawe musohore. Yego, nawe ndamutegeka mbona ko asohoka. Imana ishimwe. Ngo bahanurire. Hanurira amagufa. Uhanura. Ndahanura. Ngeze wanjye ntiyambajije ati bigute bigenze. Ngo mu kwezi nkuku k'umwaka nkuku hari mu kwezi kwa 12 ngo uzicara ukikiye umwana ku bibero byawe. Haleluya. Yo. Uwiteka ni wavuze. Tanga amin. Turibira twese. Se ubuhanuzi Imana byogenda. Bakunda kuva icyo kibazo bakunda kukigira. Imana ikamukoresha ibikomeye agahanura, ikamunyuzamo ibintu bikomeye, yagaruka mu iwabo mu mubiri akabasi ibintu mvuze n'ibitaba. Nawe icyo gikombe wakigezemo. Nuko ndahava. Imana ishaka kuyerekana bati nimwicare tubahereze kuri ya mata, tuvuruga amata tubahereze ikivuguto, kandi naragikunda, ariko nari nivuse bihagije. Toya musigare turasohoka baraduherekeza, ntari hafi inzu y'umushumba mukuru aho twari dutubise yari ngaho. Turagenda turije turaryama turiceceka. Icyo gihe kwa data bukwe ni muri iyo regio bari barimo. Nari narazanye y'abana kubera igihugu cyacu cyari cyarashaje, mvuga ngo natwe tuzajya. Ariko ngatinya Imana, kavuga se Imana kwitarambwira, ko Imana itarambwira niba nzaba muri kiriya gihugu, reka menjanye y'abana kubaragiza. Dore cyanagenda nari maze kugira abana bose ko ari 4, abana bacu 4 kandi bafite. Yego, reka nzaze gusiga y'abana. Ayo magambo muzaza muyerotora, ayo noneho tukugiriyeho umugisha udasanzwe. Twagira ngo iki kibi gice cya mbere cy'ubu buhamya, kubera yuko imirimo Imana yagukoreshe n'uburyo wagendanye n'Imana n'uburyo wabanye n'Imana byavugwa imyaka cyane, sibyo? Ariko noneho reka aka kanya tube dusubikiye hano, ahubwo benda reka nkubaze iki kibazo dusoza. Ese Bishop, ukurikije ukuntu wabanye n'Imana, niki cyabigushoboje? Ndasubiza nka Paulo ngo shobozwa byose na Kristo mbimbaraga, kandi ngo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Amen. Iryo ni ijambo ry'Uwiteka. Sinashobojwe n'ikindi, nizeye Imana yankuye mu idini ry'abanyagatulika, mu businzi, mu busambanyi. Nta mugabo ugira uwe mugore, nta mugore ugira uwe mugabo. Ndi ikigenge, ndi ikiyamisha nkota. Ababyeyi bantezemo kuyobora amaserivise ya kirite, kandi kirite twateranaga ari zari indirimbo no gusoma ivanjiri, nkabingenge nkabikora. Abapadiri bakankunda, yewe barankurikiranye, maze no gukizwa bamenye amakuru, bashaka kungarura ngo barandiriye birakomeye. Kandi Yesu yaragufasha, yaragucakiye. Ni Yesu wari waramfasha. Sinavuga ngo mfite ubwenge, sinavuga ngo nari mfite imbaraga, sinavuga ngo inshobozwa byose na Kristo mpimbaraga, muri byose nkarushishwaho kunesha n'uwankunze. Only icyo nicyo gisubizo cyane. Imana iguha umugisha. Bishop umubyeyi, papa wacu. None iyo urebye ukuntu abatoya
bari gukorera Imana, bavuga butumwa, ukuntu bari kuvuga ubutumwa n'ukuntu abanyamasengesho bari gusenga mu gihe nk'iki ngiki no mu gihe cyanyu, ubona bimeze gute? Biratandukanye gato. Ndasubiza ko icyo gihe abantu batinyaga cyane Imana n'abayobozi b'itorero bari bafite igitinyiro ku buryo bagiraga abantu inama bakanabumvira. Natwe turi mu bantu bari bafite ubwo bubyutse bukomeye, ariko abashumba bakaza bakavuga batese mwabana mwe ibi bintu muhe mutuzanira ko tutabizi, mwagabanyije tukumva tugasengesha ubwenge. Ariko abanone ni byigenge, abanone n'ugutana, n'uguhanura uko ashaka, n'ukuvuga ibyo yabonye n'ibyo atabonye bimuje byose ni imvange. Hari gato nashakaga kuvuga aho nari ncumbikiye kuri rya jambo rya nyuma. Imana narivuze ngo Imana yashatse kubingaragariza ubwo buhanuzi ko ari bwo nabuhanuye nabuvuze uriya mugenzi wanjye uhawe recording ataraza. Imana yabineretse ngiye kugarura abana banjye ngo mbavane muri shabo iyo muri icyo gihugu, kuko Imana yari yambwiye ko ngomba kubagarura kandi cyaje gusenyuka nyuma. Namumviraga Imana cyane, ndagenda ndabagarura. Umunsi mbagarura nasanze hari igiterane hahandi cyari kiri. Uwo mugore nurumva kakonyine nari narahanuriye yigurana urugi manuka abashumba hariya imyaka ibiri. Abashumba barimo bampobera, barimo bambaza amakuru, ejo tuzaba tugufite kandi uzongera utubwirize ntoya ejo zagenda. Imodoka injyana yari occasionnaire niyo izagenda kandi tuzagenda nijoro. Imana ishimwe. Ngiye gusohoka umugore araguruka aranshakira arampobera avuza induru ibana. Niki kibaye niki kibaye. Ndimuzi ubuhamya nagiye nyuramo mu matorero hano hose nzenguruka bahamya ko nari narabuze umwana mu myaka 15. Uyu mukozi w'Imana akandemera ikintu akansengera akampanurira umwana nkaba ati kandi ntataha ndamujyana aze kumubona. Ndishimwe n'iry'Imana. Iby'Imana yashatse kubingaragariza. Reka ndekere ahangaha mwana konje. Murakoze cyane. Tuzasubira benda ariko ntago twasoza n'ubundi nk'umuntu wabanye n'Imana, Imana ikamushoboza ari mutoya, ntitwatandukana udasengeye n'ubundi abakiri batoya mu muhamagaro, abari gukorera Imana mu gihe gisa n'iki ngiki. Reka tukwinginge n'ubundi mushumba wacu wingingira Imana. Mwami Imana ishobora byose, uri Imana ikomeye, uri Imana nabonye mu busore bwanjye, uri Imana nabonye mu muhamagaro, uri Imana nabonye indinda ikandengera kugeza amagingo aya. Intege nke zanjye warazibonye kandi warazibabariye. Imbaraga zawe nizo nishimira. Ntanze ubuhamya kuko ndushishwaho kunesha n'uwankunze. Muri ibyo byose wagiye ukora mu bihe byanjye by'urungano n'ubusore, wagiye undinda Mana. Ndasengera urubyiruko rwo muri iki gihe, abari mu kubatizwa n'Umwuka Wera bafatwa n'imbaraga z'Imana. Ubigishe kubw'Umwuka wawe, bagire ubushishozi, bagire n'ubwitonzi, bagezeho baca bugufi bakamenya amabwiriza ya Bibiliya, bakamenya ijambo ry'Imana, bagaca bugufi ntibabe intagondwa. Ubaha umugisha bakure bazamuke bagere ku rugero rwiza rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo ubutumwa bwiza budatukwa, ubutumwa bwiza budasekwa, ubutumwa bwiza butandavuzwa, ubutumwa bwiza bwerekana ubuziranenge bwabo. Icyubahiro k'Imana ndagushimiye muri uyu mugoroba kuko ubanye natwe mu buhamya dutanze, ubuhereza umugisha ku bwa Kristo Yesu umwami. Amen. Mushumba Imana igumugisha kandi karibu. Amen. Thank you. God bless you. And the same to you. Amen.